Murakoze, nitwa Nganizi René, ndi mu producer ntunganya indirimbo mu buryo bw'amashusho ndetse no mu buryo bwa audio. Nkorera i Kayonza mu mujyi. Sinzi gutereta yemwe, nicyo kintu cyananiye. None niba utazi gutereta nta mukobwa murahura byibuze ngakubwire ngo yenda kuba mwakundana nkabigusaba ari umukobwa. Aya, ntawe. Waba utanamusuje se akabigusaba? Ese mu buryo bumwe cyangwa ubundi studio ubona hari impinduka zo mu buzima igenda iguha? Zirahari cyane, kuko uko nari meze kera ntago ari komeza ubu nyine. Hari ikintu cyahindutse mu buzima bwanjye, hari ubushobozi bumwe na bwagiye buboneka, kandi no kugira ngo umenye ko hari ikintu cyahindutse nuko uko uwari bunsange mfite ibyuma bitatu, ubu yaza agasanga hari ibyuma byinshi. Ikibazo rero turagisangiye n'abakinnyi ba filime, nayo mba mbona ntazi ibyabo. Nibo bafashe iya mbere mu gukora kino gikorwa cyiza cyo kudashaka. Yes, turabashimiye mwese abadukurikiye. Nkuko mubibona turi ku Ruzabibu TV official, ariko uyu munsi tubafitiye amakuru meza, tubafitiye ikiganiro cyiza, kandi abantu bakomeje gukora subscribe, abantu bakora like, bagakora share, nukuri bakanaduha comment, ndabashimira cyane. Uyu munsi rero dufite umutumirwa, nkuko mubireba twagiye kuri tele, hari umuntu twasuye n'amatsiko ariko muraje kumubona. Hanyuma ndaza kwizera neza ko turi buze kugirana ikiganiro cyiza kandi muraza kuryoherwa n'uyu munsi. Rero ndagira ngo ntimucikwe n'ikiganiro tugiye kugirana, kandi muraza kugubwa neza. Ngewe ubasuhuza nitwa Aphrodis. Hanyuma reka twakire umutumirwa dutangire tuganire. Turabakiriye muri iki kiganiro tugiye kugirana hano ku Ruzabibu TV official. Hanyuma twifuje kubasura kugira ngo tuganire. Twagiye twumva inkuru nyinshi zitandukanye zigenda zitugeraho muri no studio yanyu, yenda nkuko muri buze kubivuga mu buryo burambuye. Ni impamvu twifuje kubasura. Ndagira ngo tubanze tubaho umwanya mwibwira abantu badukurikiye, kandi nimumara kubibwira tunakomezeho tuganira n'ibindi muri rusange. Mwitwa bande, muherereye hehe? Muri rusange twibwiye mu buryo burambuye. Murakoze cyane. Murakoze, nitwa Nganizi René, ndi mu producer ntunganya indirimbo mu buryo bw'amashusho ndetse no mu buryo bwa audio. Nkorera i Kayonza mu mujyi, ariko bitambuza yuko nkorera no mu gihugu cyose, kuko ubushatse ko musanga aho ari ndamusanga bitewe n'impamvu ze runaka. Bivuze ngo rero nubwo ndi Kayonza, ariko n'igihugu cyose ndakizenguruka. Tubyumvise ko ukorera i Kayonza. Hanyuma tuzi ko studio hari uburyo igira ibikoresho yenda usanga bidakunda kwimuka cyane, ariko tubwiye ko ujya ukora no mu gihugu hose. Turagira ngo tubwire muri rusange, si ugiye gukora mu gihugu cyose ubigenza ute, nirihe banga ukoresha? Ariko mbere ko tugera kuri ibyo, ubundi mbere yo kutangira studio igitekerezo cyaje gute? Mbere na mbere nabanje gukunda umuziki cyane, kuko ntago wajya muri production udakunda umuziki. Kuva kera nkiri umwana, ndakeka nabikuye kuri famille. Abafamili banjye ni abanyamuziki cyane, abatari abacuranzi ni abaririmbyi. Rero nanjye nabyisanzemo, numva nkunda umuziki, ntangira kwiga gucuranga nkiri umwana mutoya. Icyo gihe nigaga muri Compassion, banyigisha gucuranga, ariko narabishakaga n'ubundi narabikundaga, nkomerezaho niga na production. N'aka kanya niko kazi nkunda kurusha n'utundi twose. Ndagira ngo urahura ukuntu uri kubivuga ukihuta ku buryo yenda abadukurikiye batahita bamenya wangana gute icyo gihe wiga muri Compassion, ku myaka ingahe? Ese muri famille hagati ya papa na mama ninde muntu wundi wari umuririmbyi cyangwa wari umucuranzi? Tubwire mu buryo burambuye. Bose barabaririmbyi. Umusaza wari umucuranzi mwiza cyane, acuranga gitari, acoustique cyane, agacuranga na piano.
ba data bacu bo bose ni abasoliste bakomeye. Rero nabikuye aho ngaho cyane. Rero natangiye kwiyumvamo umuziki nkiri umwana muto niga primaire. Nagiye muri Compassion ndagira ngo nari mfite nk'imyaka nk'itandatu-irindwi. Nkigerayo nicyo kintu nabanje gusaba, ndaba mbere yuko mumpa ibindi cyangwa niga ibindi mumbare mubanze munshyire mu cyiciro cy'abanyamuziki. Ndabyibuka icyo gihe twari dufite bigaga muzike benshi ndetse bakuru kundusha, ariko igitangaje nuko abo bose byagiye bibananira bakavamo. Ngiye bari banze nuko niga ngo ndacyari muto, ariko ndakomeza ndahatiriza. Nyuma barandekura baravuga ati mu mwihorero uyu nguyu arashaka umuziki biragaragara, ariko bampinga ubona ko ari nk'aho ari ugukora ubusa. Ariko igitangaje nuko abo bose bavugaga ko aribo bagomba gusigara mu muziki njye nkavamo, bose bagiye bivanamo umuziki wabananiye, ariko njye ndakomeza ndahatiriza, ndasunika ngeze Imana menya notion n'aka kanya yo mfite, bimfasha no kujya muri production kuko numvaga ko akazi kanjye ka buri munsi kazaba umuziki. Na muntu wese yambazaga urabizi ko iyo muri abana bakunda kubabaza ngo ariko urumva uzakora iki, bamwe ngo bazaba abadepite, abandi bazaba ministre, abandi bazaba abaganga, abandi baba polisi n'iki. Ngewe icyo navuga nzaba umunyamuziki, ntazi ngo bizavahe bizajyahe, ariko njye numvaga mutwe wanjye ari musique kandi ndi umwana muto. Ubwo rero nagize amahirwe yo kubikomeza n'aka kanya nkanyibikora. Ubu nkaba nkora production, ndabishimira Imana cyane. Urakoze cyane kubera ko nkimara kumva ko wabyirutse, nundi birumvikana ko wabyirutse mu rugo cyane ari byo mukunda gukora, ufite abantu bagutera courage, ndetse biranumvikana ko n'ibikoresho utabibonaga mu buryo bukugoye. Hari abantu benshi bagiye bareka muzike kubera kubura ibikoresho, kubera kubura instrument, akabura piano, ariko urumva mu by'ukuri byagendaga biboneka. Hanyuma hari ikintu abantu bashobora kwibaza, yenda nanjye nakwibaza, hari ukuntu umubyeyi adatuma yenda ujya mu zindi kariyeri cyangwa se mu bindi bikorwa utararangiza ishuri. Icyo gihe umubyeyi akimara kubona ko bikunda yarakuretse ubijyamo cyane cyangwa yarakubwiye ngo banze wiga? Ngewe barandetse ariko cyane nuko babonaga ko mbikunda. Buri umubyeyi nakureba akabona hari ikintu ukunda, biba byiza kureka uwo mwana, kuko numuhinduruka mu ibyo adakunda azabikora atabyishimiye, ariko numuha ibintu akunda byanze bikunze azabikorana umuhate n'urukundo rwabyo. Ngewe rero ababyeyi babonaga ko mbikunda, babonye ukuntu ngenda mbisabiriza. Ndabyibuka ko banyima kwiga piano, najyaga njya kurunguruka mu idirishya bari kwigisha piano, nkaruka mu idirishya gusa nkumva ibyo bakora, rimwe nkagenda nkarunguruka ibyo wa mwana ari gukora bamwigishije. Nabona bagiye muri pause ho gatoya, nkaza nirukanka nkajya kubikopera ibyo nababonyeho. Noneho igitangaza, umwarimu wacu aza kwinjira yumva ndi gucuranga ibintu bamwe batazi kandi yarabiberekereye. Aravuga ati umwana uko byagenda kose afite impano, ni nawe wansabiye ngo mbijyemo. Rero n'ababyeyi ko babonaga ukuntu nabikundaga nabyishimiraga, rwose barambwira ahubwo turakurihira wige, nitubona n'ibindi bijyanye n'umuziki. Bananguriye gitari, nani nkiri muto, ndibuka ko natangiye kuri gitari. Banguriye gitari acoustique, bayingurira ahantu muri gereza, bagiye kwibarisha muri gereza, barayizana mu buryo bwo kunshyigikira kugira ngo muziki yanjye izamuke, sinjya mbyibagirwa. Rero mu by'ukuri bambereye nk'urufatiro rukomeye rwo kugira ngo muziki yanjye igira aho igera aka kanya. Hanyuma ndabyumva ko ababyeyi bagiye bagushyigikira, ariko tugira mu Rwanda yenda ibyiciro byinshi bya muzike, wowe wiyumvagamo iyihe muzike? Ngewe ntabwo natoranyaga umuziki, nikomeze buriya n'amadona yakubita nkumva ndanezerewe. Ukijyanye n'igisona gusa nkumva kiri kuvuga nk'umuziki, ndashira nkumva ni umuriro wa Yesu gusa. Hanyuma uvuze umuriro wa Yesu, ariko uvuga ko ukunda muzike muri rusange. Wigeze ukoraho indirimbo ziri traditionnel? Yego, narazikoze, ndazifite zo nkora n'ubu ndacyazikora. Ngewe ntabwo njya mvuga ngo nkora ibi ngibi gusa, apfa ko ari umuziki ndawukora. Bivuze ngo umuziki wose mu buryo bwose, umuziki wose ugomba urawukora.
sana. Hanyuma mpise ngira ikibazo yenda cyangwa se igitekerezo. Uyu munsi wa none hari ukuntu umuntu ajya mu muziki tugenda tubona abastari batandukanye, tujya tubona ba ele, hari ukuntu hari aba producer ariko ugasanga bafite n'indirimbo zabo ku giti cyabo. Wowe bimeze bite? Njye mpimba mu buryo bwo kwishimisha kuko ntago mba nshaka umuhanzi uri professionnel cyane, n'ubigendamo nk'umuhanzi kuko mba nshaka kugira ngo production yanjye ariyo ikura kurusha kuba ndi umuhanzi. Nimba rero ndirimbye nshobora kuririmba gusa nshaka kwivugira ubutumwa, ubwo numva mfite umutima, numva nifuza ko abantu babwumva, ariko si impimba kugira ngo mbe umustar. Yewe n'ubustar njye ntago bwambere ngende umuntu uba ushaka kubaho nisanzuye, ndi free, nta bintu byinshi binsaba ngo ngende ngo nikinga abantu ngo batabona ngo ikintu. Urumva rero n'indirimbo ndayifite iri no kuri YouTube, abaza gusacinga baze kureba, yitwa Njyewe wa kera by Lenenganizi Munana. Njyewe wa kera rero niyo ndirimbo nahereyeho, ariko mfite n'izindi nagiye mpimba ku ruhande, ariko birangora kurangiza indirimbo yanjye. Usanga indirimbo imara nk'umwaka iri muri projet ntarayisohora, ariko ngira amahirwe yuko iyo nyisohoye abantu bama felicitation bakamwira ati ni byiza cyane ko nkunda kwiririmbira ibintu bituje bitafite umuvuduko nk'uw'ubu ngubu, bituje by'ama country. Abaza sinzi nimba waza kuyishyira kuri turaza kuyireba tuyishyireho abantu bazayibona. Murakoze cyane. Nuko nje ndi umuhanzi ariko ntago ndi umuhanzi wa burundu, nimba ariko nabivuga sinzi. Mpise ngira ikibazo. Kubera iki hano hanze tujya tubona abahanzi ibintu byo kuririmba birabatunze, kandi tubona mu by'ukuri hari improvement, hari impinduka z'ubuzima bwabo bigendanye nuko babaye abahanzi. Ni byiza wowe noneho ikirenzeho uri producer ubasha kubyikorera, ariko hari noneho n'abantu badafite amahirwe yo kuba bamenyana gucuranga ariko ugasanga kuririmba birabatunze. Kubera iki wumva utaba umustar nawe ngo bigira urundi rwego rurenze cyane bikugezaho? No kubera iki? No kubera gutinya abantu? Wadusobanura kugira ngo twumve mu by'ukuri. Oya, sintinya abantu. Umuntu utinya abantu ntabwo ajya mu gitaramo ngo aririmbe, kandi ibitaramo tuye dukunda kujya tugatarama. Ntabwo ntinya abantu, ahubwo ngewe ikintu mbona ko ivugabutumwa ari ryo rikomeye kurusha kuririmba kugira ngo abantu bakubone. Ni uko kwigaragaza kugira babone kuri uri icyamamare uzi kuririmba. Sinjya mpogoza w'abandi, ndirimbira ibintu bice bugufi bituje kandi bimeze neza, mbona karisa. Reka mpite nkubaza ikibazo. Ese wumva uramutse ugiye nko kuririmba ku giti cyawe waririmba ibijyanye n'ubuhe butumwa? Ubutumwa bwa Yesu Kristo nibwo nshyira imbere. Ni nayo mpamvu mvuga ngo ngewe sinkeneye ko umustar, ahubwo nkeneye ko Kristo aba ari we umustar, sibyo? Abenshi bumva ko bo ubwabo ku giti cyabo aribo bagaragara, ariko ngewe numva niyo ntagaragara ntacyo bitwaye, ariko Yesu wenyine agaragare, abataramumenya bamumenye. Niwe mbona ko nashyira imbere kurusha uko nge nakishyira imbere. Iyo ngingo Yesu yo turaza kuyisorezaho mu kanya, ariko ndagira ngo hatagira ibintu tuza gutakaza mu kiganiro ko twagitangiye. Uyu munsi twagusanze muri studio, yenda baraza gucishaho kamera bereka abadukurikiye urwego rw'studio n'urwego rwiza dukurikije nizo tugenda tubona. Hanyuma ntago kugeze twumva kugira ngo ugere kuri uru rwego. Usanzwe Green Mountain narebeye ku musozi. Iyo urebye umusozi ukuntu uteye uba uri hejuru, kandi ikintu kiri hejuru byanze bikunze kigaragara kurusha ikintu kiri hasi. Rero Green Mountain n'ubundi nashatse kuyigaragaza nkaho ari umusozi uri hejuru, kandi iyo uri hejuru uravuga abantu bose bakakumva. Ese nkubaze, wari ukibana nawe Muislamu? Tugiye gukora murimo mukora iryo zina, uri mushaka iryo zina, wari ukibana nawe Muislamu? Yes, twari tukibana nawe Muislamu. Hanyuma wa Muislamu hari igitekerezo yigeze agira ku bijyanye n'iryo zina? Yego yakigizeho, nyine twari turi kuganira, tukareba umumaro w'umusozi ku muntu uri kurangurura. Nk'umuntu ugiye kuririmba ukaririmbira ku musozi, abari aho bose barakumva, ariko nujya mu manga uzumvwa n'abake.
kandi mwumvaga mushaka gushyira ikintu kiri hejuru kigaragarira buri wese. Yes, kandi twongeraho iryo bara rya green ko tugomba kuba bizerwa, tugomba kuba abanyamumaro mu gihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu twagise Green Mountain. Ubwo iri bara ry'icyatsi kibisi bugeze kubivugaho ngo burumbuke, ubwo mwashatse kubigaragaza nk'uburumbuke bw'indirimbo nyinshi muzatanga cyane rwose ku bwinshi. Hanyuma iryo zina ndumva ntago ari umuntu wese wapfa kuritekereza. N'uwasenze gusa. Riva mu ijuru, ntago iryo ngiryo ryavuye ahandi. Iri zina nk'uko baza kubibona ni Green Mountain Studio, niho turi. Ndatekereza iyo umuntu atangiye hari imbogamizi nyinshi umuntu agira, ntago umuntu ahita abona abakiriya. Ese mu gihe utabonye abakiriya mwabagaho gute? Mwakuragaho ubushobozi bwo kubaho? Ubundi ngiye ntago njya nirengagiza akazi akariko kose. Buriya n'ubu ngubu abakiriya babuze ukamwe ngo ngwino nkuhomera inzu, naza nkayihoma ariko ntaburara. Nuvuga ngo ikintu nanga ubwiyemeze. Hari abantu bibona bakiyemera akavuga ngo aka kazi sinagakora ngo kugira ngo batambona batajya kuko niba kubona se ukaburara, nuvuga ngo batakubona ukaburara cyangwa se umugore wakicwa n'inzara cyangwa abana bawe, emera ugenda ugakore, abaseka ariko wariye umeze neza. Ubwo bishatse kuvuga ko mwajyaga muva muri studio mukajya gushaka kandi kazi mukora mu gihe mutabonye abakiriya? Cyane twaragakoraga, tukajya gucurangira abantu, tukajya gufotora abantu amabidi n'iki, tukajya kumanika za Canal Plus, za Star Time. Nuvuga ngo utuzi twose apfa kuba gusa tugiye kuri buduha amafaranga. Studio twarifunga tukagenda tugakorera amafaranga ubundi tukabaho. Uyu munsi ndatekereza ko hari aho bimaze kugera, hari ibyo twabonye kandi bitandukanye n'ibyo watubwiriye wahereyeho, kandi igitangaje nta muterankunga wigeze ubona. Nahise ngira amatsiko yo kumenya abakiriya birumvikana bagiye baboneka, ariko dusibende ibyo turi kubona. Hari ahantu wavuye, hari naho ugeze mu byo tubasha kureba. Ese mu buryo bumwe cyangwa ubundi studio ubona hari impinduka zo mu buzima igenda iguha? Zirahari cyane, kuko uko nari meze kera ntago ari komeza ubu nyine. Hari ikintu cyahindutse mu buzima bwanjye, hari ubushobozi bumwe na bwagiye buboneka, kandi no kugira ngo umenye ko hari ikintu cyahindutse nuko uko uwari bunsange mfite ibyuma bitatu, ubu yaza agasanga hari ibyuma byinshi. Rero buri kimwe cyagiye kimpa ikindi. Ubu rero naragutse, studio iraguka, ndumva meze neza nacyo. Watangiye utubwira ko watinye kuba umusitari, ariko aho bigeze ahubwo none uri muraba umusitari bikomeye. Ntekereza ko icyo kintu gishobora kuzakugonga. Umusitari gute? Sungiye ntago ndi umusitari. Buriya umuproducer wese ahava akagera, y'izina ryakuze Green Mountain twarayimenye, kandi n'abandi barimo baragenda izina ryigenda ryaguka. Kuba umusitari ntago bizakubangamira? Oya, nta nubwo bizakunda. Sinzi ubusitari bwo nabwo ubwo ari bwo, ariko uko biri kose icyo naba cyo cyose nzaguma kuba René Uwondo aka kanya. Sinzazamura ibiciro, sinzagenda nshaka kwereka abantu ko ntabakoraho ko ngewe ndi icyamamare. Ni ukuvuga ngo ngewe ukunda aka kanya simpinduka, kandi Yesu Kristo yatubwiye ngo tugendere mu kirenge cyiwe. Ubwo rero nanjye nakurikije ikirenge cya Yesu Kristo. Ko akunda adahindukanye, nanjye ndumva ntifuza guhinduka. Hanyuma ndagira ngo tugere ku musozo w'ikiganiro dufitanye, ariko hari kimwe nari nasize kugira ngo tuze kukiganira. René, uyu munsi wa none ni umupapa cyangwa ni umusore? Ndi umuhungu. Ndi umuhungu. Bisobanurira abantu twumve. Ndi umuhungu wa Yesu Kristo. Tujya twumva imvugo z'abantu ba hano hanze bakavuga ngo iyo umuntu ari umuhungu ngo hari igihe bafite imyaka y'ubukuru imaze kuba myinshi. Nawe niho byaba bigana? Sinyifite, nako sinyivuga, sorry, ariko imyaka mfite iranyemera ku umuhungu. Imyaka ufite irashyitse? Irashyitse rwose. Irashyitse. Hanyuma ntago turi bwinjire mu buzima bwawe cyane ko uyu munsi turi muri studio, ariko se ufite sheri? Oya, mfite, ariko kubera Imana nzamugira wenda ntameye.
cyangwa waba ugize isoni zo kubivugira kuri kamera? Mufite nkanga kumuvuga yanyica. Abibonye ikiganiro ntabwo namukira yamitana, ariko ntawe. Nyaboneka sheri wa Rene, aho uri dukurikiye wandike muri komenti. Yandikemo rwose nabona ibibazo byabaye, ndasaba imbabazi nyuma. Aha, rero abadukurikiye, Rene atwibwiriye ko ubwo ntakiri umwana, ntakiri umusore, ngo ahubwo ageze mu gihe cyo kuba umuhungu. Kuba umuhungu bivuze iki? Bivuze ko warengeje igihe cyo kuba umusore. Nge nashatse umugore ndamubura ndaheba ndangije ndavuga ngo rero reka ndyame muri studio nta kundi byagenda. Imana izamuzana cyangwa se murorere nibona ko nta gahunda yo gushaka. Sinzi gutereta yemwe, nicyo kintu cyananiye. None niba utazi gutereta, nta mukobwa murahura byibuze ngakubwire ngo yenda kuba mwakundana nkabigusaba ari umukobwa? Aya, ntawe. Waba utanamusuje se akabigusaba? No ndumiwe pe. Byarananiye, narahevye naravuze ngo none si impano yanjye. Niyo ngiye gutereta gusa cyuya kirabira nkabura uko mbigenza nkataha. Yego. Hanyuma twumvise ko uri umunyamasengesho. Ndatekereza uhora usenga usaba Imana, cyane ko Bibiliya itubwira ko imitungo n'ubutunzi ubihabwa n'ababyeyi. Hanyuma ngo umugore mwiza umuntu amuhabwa n'Imana. Niba byanditswe mbivuze neza, ariko ndumva ari umurongo ariko ushaka kubuvuga. Wigeze ufata igihe urabisengera? Narabisengeye ndangije ndarekera. None uyu munsi wa none urimo uragenda ugira impinduka nziza mu buryo bw'iterambere, kandi urabona n'amafaranga, uko tukubona amafaranga ariho kabisa, umujene ukeye ufite n'amafaranga. Wumva niba utabona umwanya wo kujya gutereta, bizagenda gute kugira ngo nawe ugire umuryango? Ubwo icyo kibazo nanjye ubwo kiri kunshanga, ndi kwitekerezaho nanjye nkibura. Ubwo nimba bizagenda gute, nimba nzateta wenda ngeze igihe cyo kujya muri pension nabyo sindabimenya. Ariko Imana nayo nibireba ikabona ko nkeneye umugeni, akoze undi hari abandi batarashaka. Ntabuze wowe? Nge nta muproducer nzi wemera ko ari umuhungu atarashaka. Ari umuproducer uzi atari abandi bantu baba star bandi? Simbaze sera. Bose ba Pacento ntibari aho ngaho. Kandi agwije imyaka 80. Dikirika arya narashaka. Dikirika yarashatse? Ariko binye n'abatarashaka. Ntago arashaka. Ubwo ni ikibazo cya producer. Wakuze wumva Dikirika? Nakuze numva Dikirika. Ari mu biki sungo? Nanjye nabyutse numva Dikirika. Hari ikintu numva simbizi, tugomba gusenga Imana ikadufasha kitazaba ari ikibazo cya producer bose. Ikibazo rero turagisangiye n'abakinnyi ba filime. Nayo mbona ntazi byabo. Niyo bafashe ya mbere mu gukora kino gikorwa cyiza cyo kudashaka. Abakinnyi ba filime hari ukuntu bivuze, harabuzi? Hari abo njya numva. Bari ba Papa Ntuza. Ndi kwanga kumuvuga wenda kugira ngo bitaza kugira intuza igize. Ba Papa Ntuza barabyumva. Batwandikire muri comment uwo bazi witwa Papa Ntuza, ndetse n'umusobanuzi yitwa Ntuza nawe. Nawe baravuga. Nawe ni ikibazo. Batwandikire muri comment abantu bazi nawe. Harya nta wundi muntu uzi nawe uri muri iki cyiciro. Wenda twaba twibagiwe. Cy'abahanzi. Mu cy'abahanzi. Acy'abanyamakuru. Hari abanyamakuru uzi abahanzi bananiranye, ndagira ngo ninde, ni King James? Maybe, yeah. Niyo kuriye abahanzi bigize intuza. Batarajya mu cyiciro cy'abapapa. Hari n'abanyamakuru. Hari n'abanyamakuru, ubu none ni ibitangaza. Abanyamakuru sinzi ikibazo bafite mu mutwe. Barakabije. Nabo barakabije.
ariko ni ubuhe bujyanama watanga ku bajene bagenzi bawe batarashaka? yego ese bwo wajya inama utigiriye nawe? ntayo nabagira, bagende nyine bagumirwe, nta kundi byajya. hari impamvu nkubajije icyo kibazo. Uyu munsi wa none abajene dukunda guhura n'ibibazo bitandukanye, rimwe na rimwe ugasanga abakobwa bashaka kugutesha umutwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndetse bigakunda kubaho ku bantu b'abasitari ndetse n'abantu bafite amafaranga nkawe. Mubyitwaramo muto? wenda njye sindajya kuri icyo cyiciro cy'amafaranga ku buryo abakobwa bahasara, ariko mu by'ukuri bijya bibaho ku bantu bamwe na bamwe, abakobwa babirukaho. Ariko burya umukobwa yiruka ku muntu abona ko nawe ajya agerageza kubaganiriza. Njyewe rero urahanga nirirwa kuva mu gitondo kugeza nijoro, abakobwa twaduhuriye. Ariko harimo abajya baza hano muri studio barikodinga bagasohoka. Noneho hari icyo ntandukaniyeho n'abandi, njya numva abahungu bavuga hanze ngo sindamenya n'ibyo ari byo, ngo nyashi ibintu byaracitse muri nyashi hanze ahangaha, sinjya amenya ibibera hanze. Nabyutse nasohotse numva bari kuvuga nyashi, n'ubu ndasohoka hanze nkumva nyashi. Izo nyashi sindamenya ngo nimba ari n'iki sinzi, ahubwo wansone nyashi. Hanyuma ndasaba nanjye abantu badukurikiye baze kujya muri komenti batwandikire, mumfashe rwose musobanurire uyu mu producer wacu ikintu cyitwa nyashi, aba muri studio ngo ntazi. Ariko nyashi zizagakora nyashi nanjye turi kuvugana. Nanjye turi kuvugana ntabwo namenya kuyisobanura. Ukuca mu bandi ukabona umugabo yahagaze yumiwe yahindukiye yifashe ku munwa ngo dore nyashi ngo byacitse. Batwandikire muri comment kugira ngo nawe ubashe gusobanukirwa. Hanyuma ndagira ngo dusa nk'abagana ku musozo niho twari turi. Ndifuza yuko yenda mu bikorwa bimwe wagiye utubwira, hari ibyo wabwira abantu bitandukanye mbere yuko tujya mu kantu turi gusorezeho. Hari akantu nshaka tuza gusorezaho twita question challenge. Ni ibibazo turi bukubaze bitari byinshi, twakubaza 2 cyangwa 3 bisanzwe, ariko ndifuza yuko wagira ubutumwa utanga ku bijyanye ni studio yawe. Hari ubutumwa wabwira abantu ku bijyanye na studio yawe, hari uburyo nyine bakubona, hari uburyo ubonekamwo, bamenya aho ukorera. Muri rusange gira ubutumwa utanga ku bantu badukurikiye. Ubutumwa nabaha nuko mbere y'ibindi musenge cyane, dukunda Imana. Urebye nubwo twaba abanyabyaha, twaba abanyantege nke, ariko tuzirikane ko Imana ihora itureberera, ntitubyirengagize. Noneho ikindi njya nkunda kubwira abantu ngo tujye tugira umutima ushima. Imana igihe ikintu igufasha ushime. Hari abantu twita ingayi n'imbuzi cyari cyo. Ingayi ni wa muntu ushobora guha ikintu ntamenye ko akimuhaye, umutima ushima akawubura. Rero tugomba kugira umutima ushima imbere y'Imana. Imana iyo ibonye ko washimye, wishimiye ibyo yaguhaye, ibona ko wanyuzwe, ikajya n'imbaraga zo kuguha n'ibindi. Ariko niguha ikintu ikabona nta mutima wo gushima ufite, ni ukuri ntago nayinezerwa. Ibiri kwose umuntu namuhaye ntiyashimye, ese muha ibindi byo nibwo azashima? Rero tugire umutima ushima, tugire umutima ubohokeye imbere y'Imana. Ntekereza ko ibyo uzakenera byose uzabibona, ariko wabishatse wabanje gupfukama amavi hasi ugasenga, icyo ushaka cyose uzakibona. Wow, ubwo butumwa ni bwiza cyane bwo gushima, ndetse n'ibintu byawe byose ukajya ubishyiramo Imana. Hanyuma hari umuntu waba wifuza gukoresha indirimbo akaba yumva nawe afite impano, kandi mu buryo bwose uyu munsi wa none ni amahirwe babonye kugira ngo bamenye ahantu bashobora gukoreshereza indirimbo heza kandi hagezweho. Abadukurikiye wabarangira aho mukorera mu buryo burambuye wisanzuye? Dukorera Kayonza mu mujyi. Ugeze mu mujyi kuri gare rwose utambukaho gatoya nk'ujya Nyagatare. Ni ahantu subwo nahita ngo sinzi amazina yaho, ariko nzi ko ari hafi yo mu mujyi.
aha sobanurira abantu ugeze Kayonza ukagera Rompoe hasobanura ushingiye abantu muri Rompoe Kayonza no kuri gare barahazi bayobore neza twumve. aha uvuye kuri gare utambika nk'ujya Nyagatare utaragera kwa Shabani, ikigo cyo kwa Shabani uhabona munsi nyine ni munsi y'umuhanda, ubwo ni si iburyo ubwo ni iburyo ujya mu Mutara ureba munsi y'umuhanda ahantu hari amazu atatu bacururizamo amagaze n'iki, ku ruhande hariho inzu irimo amarido kabisa, ubona ko ari inzu isa nk'aho ifunze, niyo studio tuba turimo imbere. Tuba twanze gufungura kubera urusaku rwanze ngo rutinjira, ariko tuba turimo imbere, waza yakomanga yatubona rwose, ariko turaza no gutanga nimero uwaba atabashije kuhagera azaduhamagaye tuzamurangira. Hanyuma nanjye ubwo ngufashije kugira ngo tuhabarangire neza. Ugeze Kayonza ukabaza ku kibuga bigiraho imodoka, nibyo? Yego, usa nk'ujya mu Mutara, ni hepfo cyane, ni hepfo gatoya munsi y'umuhanda, naho ngaho kabisa muzahita muhabona, ni kuri Green Mountain Studio. Ndatekereza ko abadukurikiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi abantu bari bafite ikibazo cyo gukoresha indirimbo uyu munsi banyuzwe. muze tubafashe cyane ko twebwe buriya nimba ari ikintu ntari nakubwiye, twebwe ntabwo turebera ku mafaranga kurusha ibindi. Amafaranga yego nibyo aradufasha, ariko iterambere ry'abahanzi bacu, abakiriya bacu turikenera kurusha uko twebwe twabona amafaranga. Twifuza ko rero abahanzi batugana bagira urundi rwego bageramo, kuko niyo urebye akenshi indirimbo dukoze tuzijyana ku maradiyo, tuzijyana ku baterankunga batandukanye, kugira ngo turebe icyo twafasha aba bantu bacu bakatera imbere nabo nk'abandi. Ni abaterankunga ariko bo gufasha kugira ngo abantu babyumve neza, ni abaterankunga bo kugufasha kugira ngo indirimbo zimenyekane, ntabwo ari abaterankunga ba studio. Indirimbo zawe turazizamura bihagije. Yego, ariko ntabwo ari abaterankunga batera inkunga studio. Abaki? Abo baterankunga waruvuze ngo muhuza n'abaterankunga, bivuze ngo ni abaterankunga ntabwo ari abaterankunga ba studio, ni abaterankunga b'abakiriya bacu. Okay. Hanyuma rero tukimara kumva ubutumwa cyangwa se ukimara kugira ubutumwa ugenera abantu badukurikiye, twifuje yuko hari ibibazo tukubaza. Yego, hari ibibazo tugiye kukubaza mu gahe gato cyangwa se nk'iminota nk'ibiri. Ujya usoma Bibiliya? Yego, buri munsi ujya usoma Bibiliya. Aha tugiye kukubaza muri Bibiliya, ubundi Bibiliya igizwe n'ibitabo bingahe? 62. 62. Hanyuma abantu baza kutwandikira muri komenti batubwire, ese koko Bibiliya igizwe n'ibitabo? Ako bagasibe kuko wowe ni bingahe? Abantu mudukurikiye muze kumfasha kugira ngo mumusobanurire, Bibiliya igizwe n'ibitabo? Ubwo se si hafi ahora. Aha, icyo cyari ikibazo cya mbere. Abantu mudukurikiye muze kutwandikira muri komenti nimba yabikoze cyangwa atabikoze, ariko ubwo turaza kubandikiraho ibisubizo bya bino bibazo. Hanyuma tugiye ku kibazo cya kabiri. Wasomye mu gitabo wumvamo umugabo witwa Aburahamu? Yego. Aburahamu yari afite abagore bangahe? 2. Aha, Aburahamu yari afite abagore 2. Ndashaka kumenya umwana Aburahamu yabyaye bwa mbere yitwaga nde? Isaka. Are you sure? Ntabwo ndi sure. Arigerega nawe bazi ibintu bimwe umuntu aba atibuka neza, ariko ni hafi aho. Hanyuma abantu mudukurikirana namwe mugenda musoma Bibiliya. Aburahamu yari afite yashatse abagore 2, hanyuma mu bagore 2 yabyaye abana 2. Umwana mukuru yitwaga nde? Nuko ni Isaka, niko ntekereza, nta kindi gitekerezo ndabona.
aha sawa, icyo gisubizo turaza kugishyira muri munsi turamaza kubibona igisubizo cy'iki kibazo, ariko nyamara mu by'ukuri ntabwo igisubizo atanze ari cyo. Hanyuma tujye ku kindi kibazo. nawe uzaneza abantu bajya bagira ngo ndi umuzayifu. wowe ngo sinjya nsoma bibiliya ndi umuzayifu. Aha, reka noneho tube nk'abakubaza ikibazo yenda kidakomeye cyane, ariko nanone kijyanye na ujya umenya umuco wa Kinyarwanda cyangwa n'amateka n'ibijyanye n'imigani y'u Rwanda? buhoro buhoro, ntabwo ari cyane ariko ari bikenze. Cyangwa dukomeze tukubaze ku bijyanye na Bibiliya? Ibyo ushaka. Ibyo nshaka. Uburenganzira. Twigeze twumva baca umugani ngo akabaye icwende ntikoga. Umugani wawuzi? Njya mwumva. Ngo akabaye icwende ntikoga, ngo niyo koze ngo ntago ngo niyo koze kagacya ngo ntago gashira umunuko. Ibyo bintu urabizi?